Ibihe byiza kuri wowe wakanze subscribe ndetse nawe urimo kutureba wowe uvuga ikinyarwanda udukunda kandi udusengera utugira inama n'ibindi bitandukanye. Reka mbashimire mwese abo twatangiranye ku munsi wa mbere, umuntu wa mbere wakanze subscribe kugera kuri uyu munsi. Tumaze kugira abantu hafi 650 barenga. Mwese reka mbashimire. Abandi bari mu bihumbi 10, ibihumbi 20, ibihumbi 100, twe turacyari kuri za magana, ariko nagira ngo twese tuzamuke kandi tuzamukire rimwe, dufashanye kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Uyu mwanya rero tugiye kuganira kuri topic, ni topic navanye mu kiganiro twagiranye ubushize na mugenzi wanjye Arno, ambwira uburyo groupe cyangwa se worship team yitwa Healing Worship Team yasenyutse, ikaba yaravuyemo amatsinda abiri, harimo Healing Worship Team ndetse na Healing Ministry. Ni ibintu byanshubije inyuma mu mateka y'abantu batandukanye bagiye bakorana umurimo w'Imana. Usanga haragiye habamo gutandukana cyane, abantu benshi bagiye batandukana no muri Bibiliya, ugasanga umwe anyuza aha undi anyuza aha, Aburahamu akanyura aha, Loti akanyura aha, mbese bibi bintu bikomeye cyane. So uyu munsi rero nabwo ibyo bintu biracyabaho. Amagurupe menshi yagiye atangira cyangwa se abantu muri rusange bagatangira, nyuma bagiramo hagati bagashwana bagasepara, donc bitewe n'impamvu runaka. Ikiganiro cyacu uyu munsi hamwe na mugenzi wanjye Arno Ntamvutsa kiraza kuba kibanda kuri izo mpamvu zitandukanye zituma abantu batandukana. Usibye na Healing ndetse n'abandi, usibye na Healing Worship Team, hari n'andi magurupe yagiye akomera mu Rwanda nka Rehoboth. Rehoboth muzi ko ni groupe vraiment, ni ministry yakomeye mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange irakomera pe irakomera. Indirimbo zabo ziradufasha, abacuranzi babo baratwigisha, abaririmbyi baho batuyobora muri worship, biraryoha cyane, ba Douglas Kigabo, ba Kabaganza n'abandi, ibintu bimera neza. Ariko nyuma baje gutandukana, havamo indi groupe yitwa Alarm Ministries. Iyo nayo ni ministry ikomeye cyane mu Rwanda kandi irimo abantu b'abagabo. Ubu nayo yigira utubazo, abantu bamwe bagasohokamo, abandi bakajya gushinga amatorero, abandi nyine ahari abantu nyine niko bigenda. Ariko se kubera iki abantu batandukana? Kubera iki abantu batakumvikana ngo bagume hamwe bubaka ikintu kimwe kandi bigende neza? Cyane ko usanga n'iyo ikintu baba bapfuye akenshi aba ari akantu gato cyane k'amafuti abantu bakosora. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo mvugane na mugenzi wanjye ni Arno Ntamvutsa kuri telefone. Twamaze umwanya munini, igihe kinini tuvugana ku ma voice notes ya WhatsApp, ariko ubu turahamagarana tukavugana. Ntago biba byoroshye nyine, ndamutse ni mu Rwanda cyangwa se turi kumwe twajya dukora ibiganiro, ariko distance ye niko bigenda. Reka rero ku murongo wa telefone tuganire na Arno Ntamvutsa kuri no topic. Ni topic ngira ngo mwese mwagiramo na involvement cyangwa se mwaduha ibitekerezo binyuze muri comment ndetse n'ahandi hatandukanye. Mukomeze mutubwire kandi mutube hafi. Hanyuma nkuko nabibabwiraga, ndi kumwe na mugenzi wanjye Arno Ntamvutsa, ni umunyamakuru ubizoberewe cyane ibintu bya gospel tubamo twese. Akaba ngira ngo tuganire nawe ku bintu bitandukanye bituma amaministère atandukana cyangwa se abantu bishyira hamwe bagiye kuvuga ubutumwa, nyuma bagatandukana rwose ukabona barasepaye cyane, kandi ubundi bari abantu bafite imbaraga, bafite ibikorwa byiza bifatika. Cyane cyane amenshi yagiye atandukana yahise arangira cyangwa se akarangira nabi, ugasanga nta musaruro bitanze. Yes, hanyuma ibi twabiganiraho kandi bitewe n'amakuru twari dufite mu nkuru yacu y'ubushize yavugaga ko Healing Worship Team yatandukanye na Healing Ministry. Ngira ngo araza kubitubwira neza. Arno, urahari kuri telefone? Yes, Paul, ndahari kandi abasuhuza cyane. Yes, amakuru y'i Kigali mumeze muti? Kigali turashima Imana, ndahaye ubushyuhe burimo burashira, twari tumenyereye cyane bwari bumaze iminsi butumereye nabi. Ibi amahoro, tucyaselebratinga intsinzi y'umukuru w'igihugu. Abantu baracyari mu byishimo, muri Sekiramahita aracyarimo, ubwo nibwo turitegura Rwanda Imana, urumva nawe no gushima Imana imyaka 30. Yego, biraryoshye rero, numva mumeze neza muri Kigali. Natwe turaho turakomeye, tumeze neza. Hanyuma Arno, twarimo tuganira mu kiganiro cy'ubushize wadukomorejeho ko hari ministry yacitsemo kabiri. Watubwira ari iyihe harya?
ni healing worship team Mhm. yahoze izwi nka healing worship team, Mhm. ariko ubu ngubu hasigaye hari healing worship team na healing worship ministry. Mhm. Uvuga ngo bamwe navuga ko ari umwe wasigaye n'abandi bakeya Mhm. bakomezanya na healing worship team, hanyuma abandi basohokamo bafungura icyitwa healing worship ministry. Yes, ngira ngo ntago tujya muri detaye cyane z'icyatumye batandukana, wenda tuzabashaka tubaganirize baduhe ama interview nibikunda nibyemera batubwire icyo bapfuye, ariko uyu munsi nagira ngo tuganire kuri iyi topic ivuga ngo kubera iki abantu bishyira hamwe bagatandukana. Ngira ngo reka tubitangire wenda mu mizi abantu benshi bagiye batandukana. Buriya uhereye nko muri ni kuva kera, ubwo tugiye kera ho wenda no mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'abayuda, burizwa n'abayuda abisirayeli byiza gucikamo ibice bibiri, hakabaho imiryango ibiri isigara y'abayuda n'indi icumi yose igenda ukwayo, baratandukana abavandimwe bavukana. Ariko reka tuze hano vuba iwacu mu Rwanda hari imiryango yagiye itangira ikora gospel bishyize hamwe, ariko nyuma bagatandukana bagasepara. Duhereye nko kwa Gitwaza, uzi ko iyi minisiteri yiwe Authentic Ministry yatangira irimo abantu benshi, ariko ubu ngubu Authentic World Ministry yatangira irimo abantu benshi, ariko ubu ngira ngo hasigayemo abantu bake. Arno hasigayemo abantu bake, yasigaye na visionnaire wayo, ariko bayitangiranye umunsi abenshi bamaze gusohoka, bamwe bashinze insengero, abandi nyine n'abafite amatorero cyangwa se izo minisiteri babiyemo. Ni nk'abandi bavuyemo bafite insengero zabo ubu ngubu. Nibaza harimo abavuyemo bakiri bato, navuga ko bakiri bato batanari hejuru, bayitangije bagiye bafungura amatorero, ariko abo navuga wenda bazwi, navuga bari abaheruka gutandukana nawe, kuko abenshi nyine bagerageje gushaka bavuna ingoma, Berger, bariya bagerageje no gufunga itorero, ariko byaranze pe, byaranze. Ntabwo twamenya ngo ni iki, gusa buriya visionnaire ni umuntu ukomeye. Yego kenshi iyo ufunguye ikintu, nabonye abantu benshi batangira ibintu bakiri abasore. Iyo bagitangira ibintu bakiri abasore, uko imyaka igenda barakura bagashaka abagabo, aho rero hatangira kuvamo ibintu bitandukanye, havukamo ibitekerezo, umuntu akumva ko noneho afite nawe ashobora kuba yatanga igitekerezo cyangwa akabivamo, kubera hari ibindi biza bikamutwara. Ariko urebye neza usanga minisiteri nyinshi abantu bazisohokamo ba mbere niba barimo mwatangiranye bakiri umusore mugira imbaraga, ariko kandi nkasanga kenshi abantu zino minisiteri iyo urebye neza iyo zivuka bimeze nk'ububyutse, nk'abantu bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ariko uko bigenda bikura bikomera, hari amandi maso, niba ari uguhumuka, sinzi ko ndi bubyite, niba ari uguhumuka, y'imyaka yo gutekereza biba bitandukanye na mbere, hatangira kuvukamo ikintu cyo kudahuza, hakavamo rero ibyo by'ibice bice abantu bakagenda uzanabona minisiteri nyinshi ntabwo zitandukana neza, ntabwo benshi batandukana neza rwose. Arno ntabwo twabona ko wenda mu gutangira wenda baba bafite umwe bubaha, bafite umwe bagenderaho, bafite umwe uvuga bakumva, ariko uko bagenda bakomera hakazamo n'ibindi bihanga bikomeye bifite nabyo ijambo, bikaba bishaka nabyo kugira ngo bikore minisiteri zabo ku giti cyabo, batagendeye mu kwaha kwa wundi umwe nawe ukomeye. Urugero tuvuge niba kwa Gitwaza yaratangiye n'abandi bantu wenda bavuna ingoma, ba Minyoni n'abandi, ariko ugasanga wenda nka Minyoni ntabwo n'umwanya uhagije wo kugaragaza iki murimo kwa Gitwaza, akavuga ati reka mve kwa Gitwaza nanjye njye gushinga ibyanjye, kandi bikagenda neza. Ibyo rero n'ahantu hakeya twahanga, nta hantu hose, kuko nk'urwo rugero utanze nibaza ko buriya n'uburyo we bakoranagamo, ngira ngo urabizi ko yari nk'umuryango wa sekirite niba ntibeshye, batangiranye umurimo rwose. Ariko iyo urebye hari izo ka rimwe na rimwe no gusezera bigorana, ukavuga uti ngewe Imana nyoboye mu yindi nzira, reka ntangire umurimo,
umushumba akaba ntabyakire neza, ibyo birahari. Ariko utandukanye n'umuntu n'ubundi itandukana byo bigomba kubaho, kuko n'umugabo n'umugore basezeranye imbere y'Imana baratandukana, amategeko baratandukana. nkanswe rero abantu mwahuye mu murimo, ahubwo ikintu kigorana abantu bakwiye no gutsindagira cyane, ubundi batandukana gute? Batandukana gute? Kuko umuntu agiye mu muhamagaro cyangwa se hari ibindi bapfuye bitari umuhamagaro. Uwo nguwo agiye kuko bamwinye umwanya kandi akaba yumvamo umuhamagaro, ntabwo njye namushyiraho ikosa cyane. Ariko nk'umuntu usohoka kubera ko habayeho audite, habayeho gushaka kuvuga ngo ndashaka umwanya w'ubuyobozi n'ibindi, aho naho habari. Usibye ko ubundi nawe hari igihe asohoka avuga ngo bamwinye agatuti, yanagira no hanze ugasanga nta n'ibyo yarashoboye. Byose rero Imana irabikonfirma umuntu asohotse, ubona ko umuntu yarusohoka. Yego, uhita ubibona. Hanyuma wenda aho tuvuze ku nsengero, ariko hari n'izi minisiteri nazo usanga igice kimwe kitandukanyije n'ikindi. Reka mfate nk'urugero, tujye nko muri Rehoboth Ministry. Ni minisiteri yari ikomeye cyane mu Rwanda, bakoze umurimo ukomeye, bubatse ibintu byinshi cyane mu murimo w'Imana, bafashije abantu benshi. Ariko igihe kiragera haza alarme, abantu benshi b'inkingi za mwamba bava muri Rehobote bajya muri alarme. Aho ngaho ntabwo twavuga ngo ni umuhamagaro cyangwa se ni ibintu bikurimo ushaka kugira ngo ugaragaze ku giti cyawe, bisa nkaho hari ikintu bapfuye cyangwa se batumvikanyeho. Igihari nk'iriya kesi ya alarme, urumva bari munsi y'amaboko cyangwa se munsi y'ubutegetsi, reka mvuga gutya, bw'amasasu. Masasu nawe umva nibyo nanamo ndakubwira, ni bya bindi abantu batangije ibintu, ariko nanone akenshi izi minisiteri zo mu Rwanda zibona nta ntego zifite pe. Usibye kuvuga ngo bararirimba, bashobora kuvuga ngo turaririmba tukanasenga, ariko ugashaka ibindi ugasanga ni amaraso y'urubyiruko atangira gusaba ashyushye, amaraso ashyushye yo gukora umurimo w'Imana, ariko mu by'ukuri plan bafite. Ibyo rero bigeze imbere hari gutangira kuvuka bavuga ati twe hari vision turi kubona zindi tuhakora ibi, abandi bati ntabwo twe tubyemera, bagahita batandukana gutyo, bakavuga bati niyo mutabwigemeka twe tubikore ku ruhande turigendeye. Na alarme na Rehoboth niko mbibona, kuko byageze ahantu alarme isohoka, ndetse yo yasohotse nabi, kuko harimo n'akaboko kandi kamasi mu buryo bwo gusa nkaho we atarashyigikiye ibyo bitandukanye. Urabizi byaje gukurikirana ni byinshi cyane, gusa tushima Imana kuko wenda baje kwiyumva, habaho gusabana imbabazi ngo ni byiza. Na alarme izize imyaka 20, Masasu ndumva baramutumiye. Urumva ni ikintu navuga ngo hari abantu basohokamo, ariko mu kujyamo n'ubundi bajya kwihuza n'abandi batari bafite ibitekerezo, ahubwo bamara kwicaramo bagatangira kugira ibitekerezo, aho batangira gushaka kubwira umuyobozi ati ariko turabona n'ibyiza byagenda ari uku nguku. Abandi babyanga, visionnaire yabyanga, bagahita babisohoka. Ariko mu gusohoka rero naho nibyo navugaga, urareba abantu basohotse gute, bajyanwe n'iki. Alarme yarasohotse irahera, sibyo? Mu gukomera kwayo, ubwo bivuze ngo buriya no mu minisiteri mu Rwanda afite umurongo. Iyo wicaranye nawe usanga hari n'ibikorwa binini bakoze. Sinyizi minisiteri, reka nkubwire, mu Rwanda hari utuminisiteri twinshi tw'urubyiruko, ariko iyo tumaze gukura, hari iyo zidasenyutse ngo zicikemo ibice bibiri, imwe irafata ikavamo, cyangwa se igahita ikonja ukayibura, ntuzongere kubona yaka nk'uko yari imeze, kubera wa mwanya wabo bari bawufite wo kujya ngendo zivuga ubutumwa n'iki, ariko ubu warabuze. Ariko impamvu ibyo byose bipfa nyine nta plan baba bafite. None se ko bahuye gusa ari amaraso ashyushye akaba ati turamye duhimbaza Imana, muze tujye gusenga, muze dukore sorti, n'ibyo gusa, nta bindi. Rero iminsi zahanga iz'abaririmbyi ahanini, nujya kureba ukanabaza abayobozi uzasanga bose bafite plan yo kuvuga ngo tuzasaba ubu, sibyo? Tuzakora amasorti, tuzakora concert. Ore minisiteri ntaho igarukira, ntaho igarukira. Ibyo rero kuko bari na bikeya, wa mugani abantu iyo bamaze gukorana, reba inyungu dukura muri ibi bintu n'izi. Gukora umurimo w'Imana, ariko ugomba gukora n'ibintu bitanga umusaruro. Namaze ku mugore, namaze ku mugabo ufite abana ndi kurera, umwanya wanjye wose ngomba kuba umuryango, birangira
urumva niba abantu badafite plan niyo mpamvu uvuga ngo nka alarme na robot ibyo biraga ko alarme rwose yasohotse kubima impamvu yabo yarumvikanaga kuko iyo yumvikana iyo usohotse ukagera hanze biragaragara yego igihe kirisobanura kuri alarme igihe cyarisobanuye uyu munsi ni minisiteri ikomeye kandi ifite n'indi myaka iyo ukurikiranye ku zindi minisiteri usanga minisiteri n'abapapa n'abamama bakirimo ba kera bacyayifite abavizioneri bayo baracyahari ubu ntigikomeye nyine abenshi hari n'ikindi kintu ntekereje gishobora gutuma amaminisiteri asenyuka urabona abantu muri rusange abanyarwanda abavuga ikinyarwanda muri rusange ni abantu bahora muri movement cyangwa se muri migration movement bava hamwe bajya ahandi ugasanga nka minisiteri wenda irimo nk'abantu nka babiri bakomeye cyangwa se batatu bayishyigikiye bagiye muri Amerika, Canada, Sweden n'ahandi. Ibyo ntibyaba intandaro yo gutuma minisiteri icika intege cyangwa isenyuka? Pore biragaruka kuri cya kintu nakubwiye cya plan. Iyo minisiteri igenda ikomera ugomba kugenda ugerageza gushyiraho ikindi kintu kizatuma idahungabana mu gihe runaka yavuyemo yagiye. Ugomba gutegura. Ndaguha urugero rutoya. Uyu munsi ambassadors abagenda bose iragenda igafata igafite abitwa abana batoya bitwa ambassadors junior. Baragenda agafatamo abana bakeya bakabashyira mu nkuru. Muri uyu munsi ujya kure ugasanga harimo umwana uririmba nka wa musaza wasange nibuka amazi. Ugasanga hari uburyo bagishyiramo abantu. Ese wamenya ko Jimmy yavuyemo uri Amerika? Ntabwo wabimenya kabisa. Wabimenya? Kubera ko barategura ibintu byabo. Abo bana barahari barakora, hari igihe kigera bakabazamura bakabashyira kubona nta cyuho cyagaragaye. Ariko izi ngizi aricara gusa n'ukuri subukube baricara gusa turirimba dukore sorti dukore album dukore live recording album live recording ibintu nk'ibyo birahagije. None se kuki utanga ngo utekereze ngo ese uyu muntu urugero rw'amusazi dufite Diane agiye kujya muri Amerika yakoze filime twategura umuntu agakirika agatangira gukorana na Dine akamusimbura muri ya miririmbire ibyo bikaza noneho n'ikindi n'abandi bagabaye babirimo hari igihe baza bakavuga ati ariko se ubundi izi minisiteri zifite izihe ntego. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo ibyo biri muri cya kintu navugaga cyo kwicara ntugire plan ukicara gusa uzi ko plan yawe ari ukuririmba ntutekereze ngo itera igihe izagira abantu bakure baba abagabo sibyo babura umwanya. Ese niba babura umwanya ni bande bazaba barimo barakora muri uwo mwanya twataye kuki tutabigumizaho abandi basubye ukajya bazana nabo barumuna bacu tukabategura cyo guca ibihe bigasimbura ibindi. Ariko ikibazo gihari uyu munsi hari n'izimeze nk'izo zirimo zirazimira cyane rwose kandi mu minsi ishize zari zifashe runini mu minsi ishize muri za 2020 na 2019 gutyo zari ziri kuri top ariko ubu ngubu turi kuzibura. I don't know, reka tugenda no tujye muri healing urakona ni iki cyabaye ni iki byagenze gute kuki batumvikanye kugeza ubwo basenyuka. Healing ngewe ntabwo ndi bugemo cyane ariko cyo nakubwira irasa nkaho hari umuntu uri behind yabyo mu gutuma basepara. Uvuga ngo iyo ukurikiranye neza usanga nta mpamvu nyine ikomeye cyane yabayeho nk'izi zindi z'aya minisiteri ahubwo ndabishinja cyane abayobozi b'amatorero kuko ndamya neza ko bishobora kuba bifite nk'uko tuvuga Rehobote na Alarme tukavuga ko umuntu bita Sasu ashobora kuba ari behind ya kuko hari ibyo atumvikanye na Alarme. Umuntu bita nde? Kugira ngo bicare umuntu bita nde? Masasu. Apotre Masasu. Kimisagara. Yego. Niko mbitekereza ariko sinabikonfirma ko niko mbikeka kuko icyo gihe yarafite imbaraga kandi Rehobote yakomeje kuba mu biganza byo kugeza ubwo Rehobote nayo iza kuvayo. Ngiye nabikonfirma kuko umunsi umwe nicaranye n'abayobozi ba Rehobote twicaranye ahantu kuri Blues Cafe ndabyibuka ba Douglas Kigabo turaganira ibintu bitandukanye nyine yari nabwo bafashe umwanzuro wo kusohoka bakajya muri Wells Salvation Church iri Remera ngira ngo mu Giporoso niba nibuka neza Kimironko yes hafi na gare ya Kimironko yes. So urumva rero bo nyine ndabizi nari impari bikurikirana
so Aha. nicyo bavuga Rero, guti na- na- abashumba abayobozi b'amatorero babifitemo uruhare mu kuba izi minisiteri cyangwa se ayo makorali aya worship team yagira ibibazo akaba iyo ni yasenyuka. impamvu ya kabiri. Ni ukuvuga ngo iya mbere ni ukutagira plan. Yego kuko n'ibyo bagomba kubitegura ko abashumba bagomba kubangira, n'ibyo bagomba kubitegura ko abaririmbyi batazahora bazahora muri ya myaka babafatiranyemo. Ntabwo nzahora mfite imyaka 15 nzakura n'ubakingira urugo. Icyo gihe se n'ubaka urugo inshingano zanjye ziziyongera mumbure. Icyo gihe Arno nabura ninde wundi uzabura kumusimbura muri uwo mwanya twategura, sibyo? Iyi mpamvu ya kabiri y'abashumba b'amatorero ntabwo bishimira kubona minisiteri, kuko minisiteri yo iraka hari igihe nyine igira izina ikarota urusengero. Urugero rutoya, Healing Worship Team abenshi ntabwo bazi naho yasengeraga. Ahubwo se nyirahazi buriya sorry ninjye warugize. Ahubwo se ngewe ndahazi buriya aho yasengeraga. Nawe ntabwo hazi. Ni church yitwa Power of Prayer. Ni yatangijwe nayo, reka nguhe kugira ngo abantu bamenye amakuru menshi batari bazi. Nayo yatangijwe n'umuntu bita Edouard, akaba ari wari waratangiye ari mu bavisionnaire ba Alarme, yiyomoye muri Rehoboth, ari kumwe na ba Chance n'abandi bose urabazi, sibyo? Arangije aragenda, nyuma nanone ava muri Alarme ajya gutangiza itorero aba mu Buholandi uyu munsi. Iyo torero niyo havutsemo Healing Worship Team, irimo abitwa ba Kibonge na ba Diane. Abo nibo batangije Healing, n'uwitwa Alex, ushobora kumuzi. Yes, Alex ndamuzi. Alex ndamuzi cyane. Alex nawe yahise ava muri Alarme, buriya nawe habaye ibibazo muri Alarme hagati ya Alex na Edouard na Alarme. Habaye ibibazo na ba Mazeze, habaye ibibazo. Ariko nyine hari umukino nabakundiye burya Alarme ni abantu b'abapolitisiye cyane, barabikaruma cyane. Birarangira abantu ntibamenye gusa, ariko bamenye ko hari abantu bavuyemo b'abayobozi, kuko barimo abantu bakomeye nabo. Bahita batangiza icyo cyitwa iryo torero ritangira Igikondo. Healing niho yatangiriye, harimo bitwa bakadogo bakiri abana batoya, ba Diane bakiri bato, Kibonge ni wari umukuru. Healing iratangiye iyoborwa na ba Alex n'ubundi n'abandi bagiye hanze, itangira kwamamara kuri album yayo ya kabiri. Ubwo rero kuva icyo gihe yaramamaye iruta urusengero, izina ryayo riba rinini kurusha urusengero. Yego, ku buryo abantu bamwe bari bazi ko ari na minisiteri, kandi yari worship team yo mu rusengero. Yego abantu ntabwo bari bazi ko ari minisiteri, abenshi bari bazi ko ari minisiteri. Noneho bagashaka no kwiga. Utarajya kure, uvuze icyo kintu cyo kuba worship team cyangwa se ministry yagira na conflict na church ibarizwamo. Kera twagiye tubona amaministeri, reka dufate nk'iyi wenda yamamaye ya Women Foundation, yari ni ministry ko yabyaye church yitwa Noble Church, Noble Family Church. Hari n'andi ma church yagiye avuka bihereye kuri ministry. Ese ntago byumvikana ko umupasiteri yagira impungenge aramutse abonye ministeri iri mu rusengero rwe, akaba yagira n'ubwo bakavuga ati aba bantu bazantwarira abantu ntibajya gushinga itorero nk'uko n'abandi bagiye babikora mbere hose? None se sibyo nyine n'ubundi urebye nibyo narimo ndaguha urugero. Ibyumvikana nuko uriya uwo muyobozi nakubwiye wari uba hanze wafunguriye church, ageze ahantu avuga ati ino channel ya YouTube yayo ndashaka kuyimanaginga muyimpe. Amakuru avugwa. Yego, urumva channel y'urusengero rwe nta bantu ifite. Iyo ijyana ni ya Healing imaze kugira hafi 100 bari bamaze kurenga niba nibeshye. Yego, cyangwa 80. So aragareba agasanga niyo platform yonyine yacishaho ubutumwa bwiza ku bantu benshi. Ariko nanone worship team nayo ifite gahunda yayo kuri iyo channel. Ibyo nabyo bishobora kubukamo amahari. Rero icyo uvuga nicyo abenshi nibyo barwanira, ariko njye ntekereza ko aba ari amahirwe kuko ububyaye,
sibyo exactly. niba umuntu ashoboye gufungura minisiteri igakomera wowe ububyaye ugomba kuba proud yabyo ahubwo ukabafasha kuko ya hiti reka ngite hiti cyangwa se kwamamara bikomeza gufasha. ndaguha urugero rutoya sibyo umugabo wa Julienne afite urusengero batangiye na Julienne ariko Julienne afite minisiteri yitwa Grace Room. none se ubu nubwo ari umugabo n'umugore wibaza ko uko biri kose sinibaza ko umugabo we bimufata cyane kuva bishimye cyane ariko niba ari umuntu koko umukristo ndibaza ko bimushimisha ariko hari umuntu w'umunyamubiri utanezezwa no kubona umugore we ariko yarafunguye minisiteri karusha imbaraga itorero batangiranye. ariko bo wenda mbona umugabo we kenshi yabakunda kujya no kubasura ariko iyo by'imitegurire n'ibikorwa biba bihabanye cyane. bivuze ngo rero ibaze noneho umupasiteri afasha umwana muto aramurezera umwana muto agize gutya afunguye minisiteri akomeye uri umuntu n'ubundi ufite izindi ntego zawe zitari umurimo w'Imana finally uzabarwanya unabirukane. noneho ikindi hari n'abantu bakunda ubuyobozi n'ibyubahiro ku buryo bumva ibi bintu uri gukora wowe ugiye kunsuzuguza yewe urimo urandusha imbaraga gute kandi umwana w'ejo bundi nirereye ibyo nabyo bikazamo. ibyo birahari hari amatorero menshi nashatse kuvuga abana bamwe bagiye basa nk'abatengwa ngo kuko batangije amaministeri gusa nkagaya nanone abantu bayatangiza batabanje kujya gufata umugisha wa kibyeyi ariko abanzi ko nabanje kugeraho. barahari apfa gufungura ibintu gutyo gusa ariko ngiye numva naza nkakugani umubyeyi dore warandize nkeneye umugisha wawe nkeneye umugisha wawe yawukwima ariko ukabuzi ngo waramubwiye icyo gihe wasigarana ubanza mutima kuko nta kindi yabikoraho. ariko nanone ntabwo nakoresha icyo uvuga ni ukuri akenshi usanga ari ibyubahiro adashaka kubona ko abantu bamurushije imbaraga ngo ni gute ashinga minisiteri ngiye mfite abantu 100 wenda cyangwa 200 we agatanya minisiteri y'abantu 300 kandi ari munsi y'ibirenge byanjye ari ngiye umuyobora ari ngiye mushumba wiwe. ngira ngo iyo conflict ishobora kuba yaranabaye muri Rehoboth muri Restoration Church ya Masasu aho Rehoboth yari iri kuri peak cyane iri hejuru cyane ndetse abantu banazi Rehoboth kurusha Masasu kurusha itorero. ibyo nabyo bishobora kuba byarabaye. hanyuma dusoza ikiganiro cyacu Arno ni nk'ihe nama wumva wagira abantu yaba abafite amaministeri ama worship team insengero donc ni iyihe nama wumva wabagira? hari ibyo wagiye uvuga uti gushaka umugisha wa kibyeyi na amahirwe kuba umuntu yagira abantu bari famous muri church yiwe. ni iyihe nama wumva wagira abantu batandukanye bafite ministeri ndetse n'insengero? ndabanza kuba pastori uzi ko yahamagawe n'umubyeyi abyara abana bakaba bamurusha ubutunzi kandi yari afite ubukire pe ariko ejo umwana akaza agakora ukamwigisha cyane. baravuga mu Kinyarwanda ngo wigisha intore ikakurusha guhamiriza. rero umuvugabutumwa pasiteri cyangwa umushumba w'itorero niba ubonye ufite umwana akaba afite umuhamagaro ukabona arimo arakora ibintu birenze ibyo utarakora byigutera kumva ko ugomba kumuca intege no kumwirukana no kumugira gute ahubwo muhetiza amaboko kuko azakomeza kukubaha kandi akubahishe bitume byibuza nawe icyo cyubahiro nawe hari icyo kigufasha mu buryo bw'abantu uburyo bakumva n'uburyo bagufatamo. ariko numurwanya bingana nuko nawe tuzakumenya hanze nabi tukagufata nk'umuntu wagize ishyari kandi nta mushumba agakwiye kugira ishyari umwana yareze ahubwo wari ukwiye kwishimira ngo dore narareze none umwana yarakuze nawe arabyara kuko icyo gihe bakwita sogokuru nuko nabifata hano bavuga ati niba mwitsa daddy undi ubwo ni grand-père ubu ni na proud y'ibyo ngibyo cyane. uzasanga kenshi bakubaha araguhamagara akagutumira mu event yabo akakubaha akaguha respect. so navuga ko kubashumba icyo kintu aricyo bakwiye kwitaho bakanezezwa no kubona gutyo kuko na ba Paulo bagiye babyara kandi bakabyara mu buryo bw'umwuka kandi bikabanezeza. nabo bari bakwiye kumera nk'abo ba Paulo rero bakishimira kubona hari babyaje ubutumwa bagakura nabo bakabyaza abandi. icyo ni ishema bakwiye kubyishimira kandi ni naho umugisha uva ku kuba washigikiye abo wabyaye nabo baguhesha umugisha. ejo uzakenera kubaka urusengero azane b'abakristo bagushyigikira n'ibintu byoroshye ubona umugisha. ngaruke rero kuri bari abantu urubyiruko ndatanga inama ebyiri. iya mbere yo gufata umwanzuro wo gusohoka cyangwa se gutangira minisiteri
ufite itorero rikuyoboye, ufite umushumba, mwegera umubwire uti ndi kumva hari ibintu mbyigiramo, ngiye gutangiza ikintu kimeze gutya, ufite abantu kugeza ubu bamaze gukomera gutya, none ndaje umugisha wa kibyeyi. Umubyeyi uzabyanga ashobora kubyanga akaguha impamvu, wabona kuko zumvikana, waba uretse gatoya, wabona zitumvikana, ugasenga ugafata inzira ukagenda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mwirinde kujyanwa n'amarangamutima ngo muhuzwe n'amarangamutima yandi inshuti ya pole tutanye ministeri twaraye amasengesho twakoze sorti mu kuva ko ministeri ari ibyo gusa. Mutekereze murebe kure. Kuko après tu hari igihe usanga utakaje inshuti yawe, ugatakaza na ministeri, ugatakaza n'igihe cyawe, ugatakaza ibintu byose. Murebe rero mwebwe muri gutangiza ama ministeri, murebe muragana he, murebe ngo mu myaka 5 muzamurihe, nyuma y'iyo myaka 5 muzongere mwicare muzamurihe, mwibuke ko mutangiranye n'urubyiruko. Biragoranye kubona ministeri itangizwa n'abapapa bafite amafaranga n'abamama bubatse, abajene batoya, benshi barabajene batoya, bakiri urubyiruko bagifite imbaraga. So murebe mu byo mutaba abantu bafite imyaka 3 cyangwa 4 bazabavuyemo abapapa n'abamama batagifite umwanya, reka twongere dutegure abandi bazabasimbura gutyo gutyo. Hanyuma ikindi mugire plan, ntabwo ministeri kuririmba gusa no gusenga no kubwiriza, hari izindi activities ziba zigomba zituma abantu bakomeza kubana namwe, bakavuga ati byibuze twaremeye akazi abantu baguma hano tugumana nabo. Rero abantu bafungura ama ministeri ibyo bakwiye kubyitaho, bakareba izo generation zabo, bakamenya ngo generation izarangira tugomba gutegura izayisimbura kugira ngo ministeri itazagwa. Ikindi cya kabiri navuga ngo nasorezaho, mutekereze no ku maproje atuma abanyamuryango wa ministeri batajya gushakira ahandi ubuzima, ahubwo babushakira muri ministeri yanyu mugatanga akazi. Yego, bake muri bo mukabafasha, kuko ibyo bituma nyine n'ubundi bantu iyo utagumanye n'abavisionnaire, donc iyo utagumanye nabo mwatangiranye nka visionnaire, akenshi ugenda uhindura intego za ministeri, usanga bikuvanga, kuko bantu wabuze imbaraga zabo, iyo uzitakaje abandi baza biragorana, ufite n'ubwo kuri bo. Ikintu uvuze kirakomeye cyane cyo kurema akazi muri ministeri. Uzi ko kera nigeze kubwira amakorari, ndabyibuka, uburyo ubona korari ziritanga cyane, usanga bari kwitanga ngo bagure ibyuma bya muzika, bari kwitanga ngo basohoke, bari kwitanga ngo bagure uniform, urumva, ariko ugasanga nta korari yitanga ngo igure kwasiteri ishyire mu muhanda, nta korari yitanga ngo bubake hoteli runaka ahantu runaka, nta korari yitanga ngo bakore business batange akazi, urumva. Kandi ibyo bintu ni ibintu bundi amakorari amaministeri yagobye kubakora, agaha akazi abashomeri biwabo, kuko umwana urangije university and accounting ashobora kuza akamanaginga imari ya korari. Umwana urangije Kivumu kwiga amakamyo ashobora kuza agatwara ikamyo ya korari. Urangije kwiga tourism na hoteleri ashobora kuza agakora muri hoteli akayimanaginga neza. So ugasanga korari nayo ibaye source of jobs, donc ku buryo batanga akazi, aho kugira ngo bahore basaba abantu amafaranga, abamambure babo amafaranga, ahubwo nabo bakaba banasagurira n'abamambure babo amafaranga y'inyungu. Kandi ibyo byose birashoboka nk'uko wari urimo bivuga. Ariko reka ngushimire cyane. Urakoze cyane Paul, urakoze cyane ku mwanya wawe. Urakoze kabisa, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Asante cyane. Yes, arakoze rero mugenzi wanjye Arno ku bitekerezo byiza tubwiye. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bigaragara mu makorari, mu worship team, ugasanga abantu batangiye bafite imbaraga, batangiye bashyize hamwe, batangiye bumvikana, ariko bikazarangira barashwanye, barabaye abanzi kandi bari abantu b'inshuti. Ibi rero ni ibintu bigaragara. Ikindi atubwiye ni abantu none akantu k'icyubahiro, gukura icyubahiro burya nabyo ni ibintu bishobora gusenya umurimo w'Imana, cyane ko abantu bashobora kuba batangiye umurimo ari 3, 4, 5 bagatangira ministeri, ariko uko bagera imbere uko ikomera nabo bakagenda babyimba, noneho ugasanga bibaye nka bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo ibihanga bibiri ntibitekwa mu nkono imwe, donc ugasanga ibintu ntago bimeze neza. Ibyo rero nabyo birashoboka. Reka dusabe izi ministeri zatandukanye, abagiye batandukanywa no gutandukana nyine kutumvikana, iki nicyo gihe ngo mwongere mwicare muvuge muti icyo dupfana ni kinini cyane kurusha icyo dupfa. Reka rero mbishimire kandi mbashimire mwese mukomeze mukane subscribe, ndabakunda, bye bye.